Bakunzi ba Masimi Media TV, turabashuhuje kandi tubahaye ikaze. Amazi, ikinyobwa cy'ingenzi dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo tubeho neza. 2/3 mu mubiri wacu bigizwe n'amazi, ubwo ni ukuvuga 67% by'umubiri w'umuntu ni amazi. Ibindi bisigaye byose nk'uko mubizi bisigarana 33%. Hari amakosa rero abantu dukora iyo turi kunywa amazi. Tukaba tuzi ko tuyanywa neza ariko tukaba tuyanywa nabi kandi bikaba byaduteza ibibazo mu buzima. Ikosa rya mbere, kunywa amazi menshi cyane ugakabya nkaho utazakenera andi ejo. Amazi si byiza kuyanywa ngo uyahage ngo wumve ibondo ryegutse ugamije kuzuza igifu. Ibyiza ni ukunywa amazi byibura litiro 1 ku munsi. Ikirahuri mu gitondo, ikirahuri ku manywa, ikirahuri nimugoroba. Ariko nanone mu gitondo ibyiza ni ukunywa amazi y'akazuyazi cyangwa ashyushye, na nimugoroba ugiye kuryama ukabikora gutyo. Kunywa amazi akonje ku manywa bwo nta kibazo. Ikosa rya kabiri ni ukunywa amazi ukirangiza kujya, nabyo si byiza kuko biteza imivurungano cyangwa se impagarara mu gifu, bityo bigatuma igogora ritagenda neza mu mara. Bitera nanone gastric juice. Iyo ni acide iba mu gifu ishinzwe gucagagura ibiryo umuntu yariye. Iyo rero uriye ugahita unywa amazi, iyi acide biyitera gukora cyane kubera yuko ubushyizemo n'ayo mazi ukayirushya ikananirwa vuba, bigatuma kwa gucagagura bya biryo ikuramo intungamubiri zikenewe bitagenda neza kuko uba uzongereye umuzigo, bikakuviramo kubyimba inda cyangwa bimwe bakunda kwita gutumba cyangwa kubyimba icyuka. Ibyo twabikosora gute rero? Ni ukuvuga ngo ukimara kujya, byibura mbere yo kunywa amazi ugomba gutegereza hagacamo isaha 1 cyangwa 2. Nyuma yo kujya warangiza ukabona kunywa ikirahuri cy'amazi, cyangwa se ukanywa amazi mbere yo kujyaho iminota 40. Ni ukuvuga ngo ukanywa amazi hashira iminota 40 ukabona kujya. Ikosa rya gatatu abantu bakora bari kunywa amazi ni ukunywa amazi akonje cyane nk'urubura. Ibi bituma umererwa nabi mu gifu kuko ya mazi agenda agakonjesha ibyo asanzemo, bityo inda yawe ikabyimba. Nanone kandi ibi bitera kubabara ingingo z'umubiri mu mahuriro y'amagufa, bigatera umutima gutera amaraso buhoro cyane, ibyo bakunze kwita hypotension. Ikosa rya kane, kunywa amazi urimo kugenda cyangwa se uri ku rugendo. Ibi byangiza cyane umubiri wacu. Ni byiza kunywa amazi uri ahantu hamwe ukarangiza, kuko iyo urimo ugenda igifu cyawe ntabwo gikora igogora neza kuko urugendo rukibangamira. Kandi niba amazi ari ikinyobwa twinjiza mu mubiri, ikintu cyose cyinjiye mu mubiri kiba kigomba gukorerwa igogorwa n'igifu. Ubwo rero kunywa amazi turi kugenda, ntabwo ayo mazi igifu gikora neza. Ahangaha amazi ntashobora kugera mu mitsi itwara amaraso mu buryo bwiza nk'uko byamera uyanyoye wicaye hamwe utuje, amazi agatembera mu mubiri neza, warangiza ukabona kugenda. Ikosa rya gatanu ni ukunywa amazi urangije gukora imirimo wamaze gukora mu gitondo. Ibi si byiza kuko uba wabanje gutuma umubiri wawe ukakara kubera inyota. Ahubwo ibyiza ni ukunywa amazi ukibyuka, mbere yo kugira indi mirimo yose ukora. Ukabyuka warangiza ukabrosa, wamara kubrosa ukanywa amazi, izindi gahunda zose ukazijyamo urangije kunywa amazi. Ibi ngibi bigufasha gukora ka kazi kawe ka mu gitondo ufite fresheri, nta cyaka ufite, nta mwuma ufite, ku buryo bishobora kugera saa 6 nta cyaka wigeze ugira kandi wakoze akazi kawe neza bitewe n'uko wanyweye amazi mu gitondo. Ni ukuvuga ngo amazi ya mu gitondo ukibyuka afite akamaro cyane gusumbya ayo ku manywa. Ariko mu gitondo ibyiza ni ukunywa amazi ashyushye y'akazuyazi. Ikosa rya gatandatu rero ni ukwirengagiza kunywa ikirahuri cy'amazi
ashyushye y'akazuyazi ugiye kuryama. Ahangaha ni byiza gufata ikirahuri cy'amazi ashyushye mbere yo kuryama, kuko bifasha umubiri gusohora imyanda n'uburozi biri mu maraso mu gihe uryamye. Nanone bifasha amaraso gutembera neza mu mubiri. Bituma nanone ibyuya dusohora mu mubiri wacu byiyongera, kandi turabizi yuko ibyuya bisohora imyanda mu mubiri binyuze mu ruhu. Ubwo rero reka dufashe dukoreshe amazi yacu neza kugira ngo tutiteze ibibazo twari tuzi ko turi kunywa amazi tugiye kugirira umubiri akamaro, ahubwo tuyanywe neza ku gihe kandi kuri gahunda. Murakoze, tuzasubira ubutaha.